ikimaseri wakimpera akabizi ku kaboko cyangwa ku basi ku kaboko jama yarasi ikimaseri yagize kuri kamera ikibazo ariko ntabwo ndi padiri niko ntukiri mu maseri oya rwose na oya arajya oya ntabwo nshaka oya tuyireke Yo my people mumeze mute nakiriye couple umupapa n'umumama mwababonye muri film ikiriyo cy'urukundo uyu munsi wa none bibaye ngombwa ko mbabazanira kwa ngo tuganire nabo yitwa Jamari Mwenyemari undi yitwa Madamu Jamari Mwenyemari hari ibindi mushaka ko muka Jamari hari ibindi mushaka kumenya Jama umeze gute Jamari meze neza nk'igihe cyose busanzwe Jamari ahora ameze neza so Ewan turishimye cyane kwegamira nk'umukire cyane eguka gatoya ariko Jamari barabizi ko ari umukire abantu bazi Jamari nta kibazo barabizi mu bintu biranga abakire n'ukwicara batuje umubasha ni sawa cyane umenze mukoza wakuye muri sala Jamari tumusanze mu rugo rwiwe iyi jaride twicayemo niwe mu rugo hakaba n'ahantu bitwa Epice of Rwanda yes Epice of Rwanda hamwe mu hantu asanzwe acumbikira ba mukerarugendo n'abandi banyarwanda batandukanye ushoboye kurya no kunywa ushoboye kuryama neza wahamusanga ari kumwe n'icyuki cye ntago navuga ngo ni icyuki ahubwo ni madamu wanjye muri filime mutaza kubyitiranya nyabuna kwita icyo gitwenye uri kumwe ndi kumwe na madamu wanjye muri filime uyu mureba ni madamu wa Jamari wacinye inshuro nyinshi namuciye inyuma muri filime turaza kwigarukaho reka madamu twibwire witwa nde Madamu Jamari andi mazina bwite Ihimbazwe Dorukasi Ihimbazwe Dorukasi Ihimbazwe inkise Mana naza waye satani oya naba muhimbaza ya Imana ariko ngo umugore w'umukire umukire ariko ufite umugabo wamunaniye umukire ufite umugabo wamunaniye nazo kuri ufite ubukire aya ntabwo abivuga umureba yarananiye ubwo wumva bizawe kugira bigacamo ntabwo byoroshye ariko wenda no gutegereza bisaba kwihangana Jama twagiye indirimbo nayiza ahubwo tukivuga hano ko madamu avuze ko atishimye muri filime mbonereho no kugira inama urubyiruko rw'iki gihe bantu mutarafata umwanzuro bantu mutarafata icyemezo mwirinde kurebera ku mafaranga ahubwo mukunda umuntu muzakunda igihe cyose ushobora kuza ugasanga umuntu w'umukire ariko ugasanga ntago wishimye vraiment kandi bavuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito Jama we kutwihutisha iyo ngingo turayigera mu mwanya uri buze ndashaka kutubwira bira bintu kina ubihuza ute n'ubuzima busanzwe ntago uratambuka ngo bavuga dore cyakigabo cy'igihehese kandi kikiri igisore tutarageraho Jamari ni muntu ki Jamari muri filime ni umugabo ufite amafaranga ufite ibintu akagira n'umugore ariko nanone Jamari ni umuntu ukunda gusohokana n'abana bakiri batoya yaba hanze yaba mbere mu gihugu n'uwo Jamari nuko ameze ariko mu rugo afite urugo rwiwe ariko bigatuma ashaka no kujya hanze mu bana bakiri batoya twinjire mu buzima busanzwe ni umupapa n'umusore Jamari ni umupapa ariko ubuzima busanzwe atari ubwa filime mu buzima busanzwe ntago ndi Jamari mu buzima busanzwe Placide
mu buzima busanzwe nitwa Placide, ni umusore ushima Imana mu buzima busanzwe. uri umwe mu bantu bamaze igihe kitageze ku mwaka muri sinema nyarwanda, kandi uri umwe mu bantu nakwita urufatiro kuko wubatse abantu benshi batandukanye. Benshi turahora bakavuga ngo wa mugabo ubyibushye witwa Djamari uzamutuzanire. Uyu munsi ndamuzanira hamwe na madamu we. Madamu twatinze kumugaragaza ko ari umudamu udasohokanwa, ari umudamu wahejejwe mu nzu. Ibi bintu bifatite ko biba ku bagabo benshi. Biba ku bagabo benshi, niyo mpamvu nyine natwe twaje ngo dutange izo nyigisho, twereke abantu hanze aha ese bimeze gute. Ntago mvuze ko abagabo bose cyangwa se ingo zose ariko zibanye, ariko tuba twaje kugira ngo tuba twakinye ziriya filime kugira ngo twigishe abantu, tubereke ibintu bibaho, birahari cyane, bireze cyane muri iki gihe. Niyo mpamvu twaje kugira ngo ngira ngo nawe Iris Rwanda ni bimwe mu ntego zakuzanye ni ukwigisha abantu hanze aha. So ngira ngo tumeze neza, turimo turigisha kandi turabona ko abantu bagenda bafata amasomo. Hari benshi bajya batwandikira batubwira ati ibintu mwakoze koko biriho, kandi n'ibintu dukina ni ibintu biriho rwose. Yes, ati ni ibintu biriho, kandi koko ni ibintu biriho. Uri umwe mu bantu, komeza usome kumubasha uryoherwe, unadusure kugira ngo urangure depo cyangwa se udetaye. Ijambo mubasha nimwe mu kinyobwa cyiza kiryoshye kandi gishobora kuba gisembuye n'ikidasembuye. Jama, ubona nta hohoterwa riri mu bintu ukora, gufata umutungo wawe ukawugabiza inshoreke z'ahandi hantu, abakobwa n'abagore, irangeso ubundi twinjire mu nyurabwenge. Ubona kuri wowe umusore yitangira byari akageza ryari? Icyo ndi buvuge n'ubundi ni kamere muntu, iriya ngeso ibiri muri kamere muntu. Gusa hari igihe uhura n'umuntu akaguhindura. Burya abantu barahinduka, ko turabo turibo bitewe n'ibyo twanyuzemo. So iriya ngeso ntabwo ari ingeso nziza rwose, yaba ku bapapa yaba ku basore. Niba ufite umuntu mukundana, si byiza ngo uce ku ruhande. Wafata umuntu mukundana, umwe yakunanira ukamureka. Noneho ku bapapa bashatse, burya umuntu iyo ushatse uba uvuze, ubuhagaritse byose, ubusize byose, ukabana n'umugore wawe. Iriya ngeso ni mbi cyane, kuko ntabwo ugira ingaruka ku rugo gusa, ahubwo igira n'ingaruka ku muryango w'ejo hazaza. Ku bana haba ikibazo, bagira ikibazo kinini cyane. Ntabwo ari ingeso nziza vraiment. Alright, Dorka, uri umwe mu bantu nava bagaragaye muri filime. Tuzakubona mu gihe cy'ubukumu uteretana na Djamari. Uri umwe mu bantu tuzakubona mwakoze ubukwe. Uri umwe mu bantu tuzakubona uri mu rugo ubabaye. Ibi bintu bifata ute mu buzima busanzwe kuba umugabo yakwitwara kuriya kandi yaramaze kubona umugore? Ntabwo byoroshye kuba umuntu yabana n'umugabo nka Djamari. Ntabwo byoroshye, bisaba kwihangana, ariko ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye. Mu buzima busanzwe uracyari umukobwa cyangwa uri umumama? Ni umukobwa. Na Djamari ni umumama? No umupapa? Ndi umusore. Ubu bigize gutya mugashyingiranwa, ibintu mukina muri filime mwumva bitabakurikirana? Oya, kubera ko ibintu umuntu akina muri filime nta hantu biba bihuriye n'ubuzima bwe. Jama, wumva ugize gutya ugashaka umugore, mwumva bitagukurikirana ibintu ukina? Nkunze kubwira abantu ko akazi ni akazi. Burya ibyo dukora ku kazi si byo tuba turi bo mu rugo. Mfite uburere nahawe n'imiryango, mfite ababyeyi basenga. So abantoje imico myiza rwose, nta kibazo na gito nshobora kugira, kandi aho ngeze ndi umugabo wo kwifatira umwanzuro, nzi gutandukanya icyiza n'ikibi. Djamari, kankwisabira akantu kandi ukambe. Djamari ni umupapa muri filime, mu buzima busanzwe ni umusore. Madamu we bakinana ni umukobwa, akina ari umumama ariko ni umukobwa. Bigize gutya mukabana mu buzima busanzwe, cyase dutari kwiyo etape.
byashobora ko Jamari yatwemerera imyaka yawe irakwemera ko ufite girlfriend ukazamutuzanira nawe tukaganira muri kumwe mu kiganiro kugira ngo twereke abantu ko ubuzima bwa filime butandukanye n'ubuzima busanzwe. Uwo ntabwo ari umwanzuro wanjye wo gufata. Abakunzi b'ikiriyo cy'urukundo nimwandika nkabona comment 100 zisaba umukunzi wanjye ndamufite nzamuzana rwose, ntago nahita mfata umwanzuro nonaha, ariko nzi ko mudukurikira muri benshi, nimbona comment 100 zisaba umukunzi nzamuzana rwose nta kibazo. Jamai my dear, mukunzi wawe turaziranye cyane ntaho tuziranye, nzamuzane mbere yuko nkuzana cyangwa urashaka ko muzazira rimwe? Arahari cyane ntaho hari? Umukunzi arahari. Nani shimwe bwahari, nanzi ngo urabihakana. Jamari muzi muri filime burya ni Placide mu buzima busanzwe. Niradukunda Placide, we kuzamwitiranya Niradukunda Placide, nta shurashura afite umukunzi we arabitangaje. Ni uteganya kumutereta cyangwa kazagutereta ugira ute? Kurema karenge. Nta mfite agira ati kurema ke karenge. no kuvuga Jamari Placide afite umukunzi, ariko ntago barambikana impeta, ntago barafata umwanzuro. Ntago navuga ngo mukore hamwe akarenge, kuko umunsi muzabona nasohoye save the date niwo munsi muzakura amakarenge. Wizeye ko bizacamo? Kuba bizaca ntabyizeye, ntago nshobora kuba naramuterese. Ni ibintu nibzeye kandi ni ibintu bifite gahunda, bifite ejo hazaza. Dorcas, rumwe mu bantu bashyashya muri sinema ni urugendo rurerure rugoye cyane. Winjuri nk'umugore, urumva nta ngaruka bizakugiraho mu gihe kizaza mu gihe wakomeza kwitwa umugore w'umugabo w'umuhehesi? Ingaruka nazo cyane ko ibi umuntu akina nta hantu biba bihuriye n'ubuzima bwe. Dorcas uvuka hehe? Rubavu. Kavukire ni Rubavu. Musanze wagera ute sasa rero? Musanze nagezemo 2015 yemukanye n'ababyeyi. Ku mpamvu z'uko mama yararwaye nyine. Ni ku mpamvu z'ubuzima. Ati ku mpamvu z'ubuzima ni mukiri Musanze, uyu munsi wa none Jamari tuve ko afite umukunzi, aramutse aguporopoje bivuye muri filime, twinjiye mu buzima busanzwe, wabyemera? Aya ntago nabyemera kuko mfite umukunzi. Mfite umukunzi. Jama, ngongo iki? Ngira ngo mwabyumvise. Niba ariko mwabantu muduteze amatwi, Jamari afite umukunzi, Dorcas afite umukunzi, wasanga ari mwege muzadutungura tugasanga mukundana. Never know. Muyivuga ariko ngongo iki? Ngira ngo ntawe bizi uko bizagenda, ntago ndamutangaza nawe ntaramutangaza, n'amatsiko agapfundikiye kabatera amatsiko. Cyana azaba Jamari nsanze mukundana mwarabiduhishe. Nta kibazo. Uzayadukunda Jamari ariko mureba. Ndi kumureba. Nta nicyo byaba bitwaye. Jamari Wa mugani wa babandi bitwaye iki? Nacyo bitwaye. Ariko umugore wawe utambaye impeta uko nashobotse? Impeta dufite mu cyumba cyo kwa Jamari, dufitemo ahantu ndangamurage dushyiramo impeta. Ntago ari ngombwa ngo tugende tuzambaye. Urugo rwo kwa Jamari nta kibazo gihari. N'ubundi impeta twe tuyifata ni ikimenyetso cy'abakundanye, ni ikimenyetso cy'abafashe isezerano. So isezerano rya mbere rikomeye riba ku mutima, ntago riba mu ntoki, kuko mu ntoki iriya mpeta yo ku ntoki ni ikimenyetso, ariko mu mutima niho hambere. Ni benshi bakuramo impeta bagiye guhemukira abo bakundanye, ni benshi bahemukira abo bakundanye kandi bambaye impeta. So namwe murabyumva. Hagati aho Jamari umaze kuza n'inda?
sinzi ngo nziryari ku buryo tuziranye. ngira ngo guhinduka k'umubiri ni ibintu bisanzwe. Umubiri urahinduka, ushobora kumva nananutse cyangwa se nkabyibuha. Madawa wasomye kuri fan ibintu bihinduka. Jamara kugure supply nayo yanjye soma. Yes, umubiri urahinduka. Jama dutegereze igikwe ryari cyangwa uzabidutangariza uri kumwe n'umukunzi wawe mwabishize hanze? Of course, umwanzuro w'ubukwe ntago ari umwanzuro ufatwa n'umuntu umwe, ni umwanzuro ufatwa n'abantu babiri. Umunsi tuzafata umwanzuro tuzabamenyesha ko abakunzi ba Iris TV n'abanyamuryango bacu tubafata nk'abanyamuryango, ko mu igihe cyose muradukurikira tubafata nk'abanyamuryango, ntabwo dushobora gukora ikintu tutabanje kubamenyesha. Madamu wawe ni umwe mu bantu binjiye muri sinema mu buryo bwa vuba mu gihe gishyashya. Dorka, winjiye muri sinema nka Madamu Jamari, ariko sinema bisaba gushora. Uyu munsi wa none uko natwicaye hano, Jamari yashoye hano, nibura kwa tuhicaye twakaye twishyura 60 umunsi umwe. Nibyo? Narenga mvuze makeya nk'abafatanyabikorwa, ariko nta na 5 turi bwishure. Ubifata ute kuba winjiye muri sinema nta none mu minsi n'imbere bigusaba kwa washora nko ngo ubashe kuzamuka ku rundi rwego, kuko numara no kumuguru uzakomeza ukine? Urumva ibi bintu bizakorohera? Kandi abenshi bayinjiramo bumva ngo baje gushakamo umusaruro w'amafaranga, bazahita batangira guhembwa. Ikindi kintu cyose ntabwo wakibona kitakuvuna, ariko we n'Imana bizashoboka. Ntabwo biba byoroshye, ariko nyine uragerageza ugakora. Wumva ari nk'igiki kizakugora? Sangora nyine kubera ko umuntu aba atabimenyereye cyane, kugira ngo wenda nyine abikore kandi bigende neza. Nicyo kintu numva wenda cyangora. Mu buryo bw'ubushobozi bizagusaba amafaranga, bizagusaba kwambara neza, bizagusaba kugaragara nk'uri kurya neza, bizagusaba ahantu hose, kuko mu minsi mike wakinanye n'umusitari. Jamari ni umusitari. Jamari aratambuka ahantu hakojeje urukweta abantu bagatitira. Mu minsi iri imbere biragusaba amafaranga, mu minsi iri imbere. Urumva byo bitazakugora? Kungora byangora, ariko nyine nta kintu wabona ubundi bitakugoye utavunitse. Okay. Twizere ko tutarakubona umunsi umwe ngo umunsi wa kabiri tuye ngo yapfuye cyangwa se yiyahuye. Oya, nzagerageza. Turi munsi igoye, ngira ngo ni n'ibintu byo gusengerwa. Vraiment uri kubona abantu b'urubyiruko barimo bariyahura. Ni igihe cyo gusenga cyane ku bantu basenga, turi mu bihe bigoye cyane. Muri se Jama wafashijwe n'iki? Watangire mu n'indiba y'umutima, imbamutima yanyuze kuri hano Rwanda? Yego. Filime ya mbere nakinye ni indiba y'umutima. Urakomeza ugeze mu kiriro cy'urukundo. Ejo turakubona muri filime yitwa Isano y'ibihe. Nizeye ko tuzakubona muretse na Silent Kiraho, umwe mu bantu bagiye gukinana n'umusaza witwa Tukote, umusaza umaze kugira izina mu gihugu ndetse na Keje. Sorry, undi nangiye kuba kamemuretse kuko ibiganiro ntibirarangira. Ubifata ute kuba uri umuntu ugiye kugaragara mu bantu batandukanye, ndetse watangira muri filime itagaragara idakunzwe, ukaba ugiye kugaragara mu filime harimo abantu b'abasitari bakunzwe cyane ku rwego rw'igihugu? Ngira ngo ni amahirwe akomeye. Hari abantu benshi bafite impano ariko batabonaho kuyigaragariza. Mbonereho nshimire Iris Rwanda kuba yaradutekerejeho. Vraiment aho twatangiriye naho tugeze ni ibintu biri kugera kure. Nishimiye kuba hari projet ngo ngiye gukorana n'abantu bamaze kugira aho bagera muri sinema nyarwanda. Abo bantu vuze vraiment ni abantu bageze ku rwego rushimishije. Nizera ko hari byinshi nzabigiraho. Kuri uyu munsi wa none Jamari umwe mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, ukaba n'umwe mu bantu bakora mu kigo nakwita gifite aho gishamikiye n'ubukerarugendo. Mu rwego rwo kugira ngo n'abantu badukurikiye bakimenye, ugiye kutubwira imbuga nkoranyambaga abantu bakubonaho, tubwire n'ikigukoramo kugira ngo abantu baba bakeneye kukigana bakigane. Kuri ubu ngubu ndimo gukorera
ikigo cyitwa Peace of Rwanda. Byinshi tuzabibaganiriza kuko dufite imishinga myinshi tugiye gukora, ariko abakenera serivisi z'ubukerarugendo, ukeneye ahantu ho kuruhukira, ukeneye ahantu h'ubukwe, ukeneye ahantu ho kwakirwa neza ukisanga, ushobora kunsanga kuri Instagram ndiho ni Djamari Rwanda, kuri Facebook ni amazina yanjye bwite Iradutwaye Ruhingika Placide, kuri Twitter Iradutwaye Ruhingika Placide. Ushobora kujyaho tukaganira bitewe n'icyo wakwifuza muri rusange. Dorcas, wasabye Djamari akagufungura Instagram na Twitter cyangwa urabifite? Instagram yo ndayifite. Twitter Nayo. Ariko mubuzima busanzwe nubwo witonze ushobora kuba uri umukire, nibyo? Oya, ntabwo ndi umukire. Nta n'amahoro ufite mu mutima ku buryo ko waba utunze amahoro? Oya, amahoro yo ndayafite. Ese si bwo butunzi? Hari ubundi ukeneye? Ndabukeneye. Ariko ubwo wifuza umugabo umeze ute mu buzima bwawe busanzwe? Tuve muri filime, kuko muri filime niho twaguhaye. Mu buzima busanzwe wifuza umugabo umeze ute? Ashobora kuba yifuza nka Djamari. Oya, Djamari namwifuza. Wifuza umeze ute? Umeze ute se ubwo? Imyitwarire Byose, umukire, mu myitwarire byose. Utunze iki? Utunze iki? Cyangwa utunze ati? Ntabwo njye nkunda umuntu kubera ibyo atunze. Kubera? Oya, mukunda nyine kubera ko twahuje, kubera imico yiwe, mbese kubera imico yiwe. None iki cyana kitakiri ikimaseri wakimpera akabizi ku kaboko cyangwa ko basi ku kaboko Djamari? Yarasi ikimaseri. Yagize kuri kamera ikibazo, ariko ntabwo ndi padiri. Niko ntukiri mu maseri? Oya rwose na oya arajya oya ntabwo nshaka. Oya tuti tuyireke tuti oya jeri wadafuha. Niba hari abakeneye kuzatubona dusomana, munyarukire kuri Iris Rwanda TV murebeho. Haramutse hari abashaka kukareba, munyarukire kuri Iris Rwanda TV murebe, hari filimi iri busohoke. Wamumera akabizo basi ku kiganza cyangwa ko oya nge nago Ngwiki wamumera akabizo kwita oya ku gahanga basi ku kiganza re gutya. Oya gomba barira oya nago turi yabyanze. Oya nago turi gushutinga mbabarira yabyanze. Mbega ibibazo rwose. Hano you my people, tubashimire cyane. Murabibona ko biba bitoroshye, nubwo muri filime muzabona basomana, mu buzima busanzwe ntabwo bashaka gusomana. Oya rwose. Ngo ngwiki? Oya mu buzima busanzwe ntiwamusoma. Oya ntabwo byashoboka muri filime, ariko wabikora ko ni filime. Ngo nabikora muri filime. Wakora iki? Amusoma. Ariko mu buzima busanzwe gutya mbese tutari gushotinga ntabwo nabikora. Yo my people, tubashimire cyane. Amahoro y'Imana bane namwe. Ukeneye ahantu ho kurara heza, ibiryo byiza, iplan nziza, jardin nziza yo kwifotorezamo cyangwa se gukuramo amashusho yawe, dusange kuri Peace of Rwanda Bed and Breakfast. Iherereye i Musanze, ahantu hitwa muri Susa. Nani muri ariko nomero irahari kuri iki gihe. Ni nomero yanjye turimo gukoresha ni 078 340 5892. Nisubiremo 078 340 5892. Murakoze.